Dusome igitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice byaho 60 umurongo waho wa 15. Yesaya ibice byaho 60 umurongo waho wa 15. Kadusome mu izina rya Yesu. Nubwo waretswe ukangwa, ndihabe hari ukikunyuramo, nzakurutisha handi nguha ubwiza buhoraho. Yego. N'ibyishimo by'ibihe byinshi. N'ibyishimo. Nubwo waretswe ukangwa, ndihabe hari ukikunyuramo. Haleluya. Amena. Hari igihe umuntu arekwa akangwa. Ariko mukumvisha buryo Imana, mwumvisha buryo Imana. Ndashaka kubahanurira. Nubwo waretswe ukangwa, ntiyagiye n'ukikunyuramo. Ntiyagiye ukutugisha inama. Yego. Bakakwanga, bakakugwanya, wanaje guhanisha bikanga. Ariko umva uko Uwiteka avuze, izakurutisha abandi. Izakurinditisha abandi. Hari igihe bari bazi kuzahora ari wewe uri mugufi. Urakoze Mana. Ariko niwubaho Uwiteka, azakurutisha abandi. Niwubaho Uwiteka, ukagendera mu nzira ye nziza, Uwiteka azakurutisha abandi. Azakurutisha amahanga. Weho wararetswe, wa mubyeyi we wararetswe, wa mugabo we wararetswe, waranzwe. Aho ntaho wanyura ngo bakuvuge neza. Ariko Uwiteka aravuze ngo nubwo waretswe ukangwa, ukabura n'ukunyuraho, n'uwakunyuzeho ntiyagushuhuje, n'uwakunyuzeho ntiyagutabaye, n'uwakunyuzeho ntiyakuramukije. Ariko Uwiteka akunyuzeho ntiyakureka, araguhumuriza, avugana nawe. Aravuga ngo nubwo waretswe ukangwa, ntihabe hari ukikunyuramo, nzakurutisha abandi. Nguhubwiza. Urakoze Mana. Imana iguhubwiza. Imana iguhubwiza. Imana iguhubwiza. Bagushatseho ubwiza barabubura, ariko Imana iguhaye ubwiza. Bagushatseho ubwiza. Umva kaka we, umva ye mubyeyi we, umva wa mugabo we, umva wa mubyeyi. Bagushatseho ubwiza barabubura, babona ko nta bwiza ukwiriye, babona ko nta cyiza cyukwiriye. Ariko Uwiteka aravuze ngo azakugira mwiza, akurutishe neza. Imana ishimwe cyane. Kandi Uwiteka azakurutisha amahanga yose. Abantu niyo bakwanga, Uwiteka ntabwo azakwanga. Abantu niyo bakureka, Imana ntiyakureka. Kuko Imana yarakuremye. Imana yakuremye mu ishusho yayo, ikuremera imirimo myiza yo muri Kristo Yesu. Ikintu Imana idushakaho nuko twareka ibibi, tukitandukanya n'abisi. Usigaye urabona abantu bakwanze, ukabona imiryango urakwanze, ukavuga ngo ugiye kuraguza. Oya, wijayo. Ukavuga ngo ugiye kwicisha indasango. Oya, wijayo. Umva wararetswe barakwanga. Na nubu iyo uryamye usangaga baguciye indasango mu mubiri wose, ukayoberwa waziguciye, ukamuyoberwa aho kumbi na mahembe bakoherereje. Umva Yesu arakuneshereje, Yesu aragutabaye. Hari igihe ubyuka ukumva biranze, ukaba warya bikanga, ibintu byose uri kurya uri kubigarura, ibintu byose uri kurya byanze. Ariko Uwiteka agiye kuguhindura mwiza, ibintu bigiye byemera. Reka Imana ikugarutse. Barakuretse ariko Imana iragutoraguye. Imana yo irakuzi. Ijambo riravuga ngo naho data na mama bandeka, ariko Uwiteka azantarura. Uwiteka gutarure. Uwiteka gutarure. N'ababyeyi Uwiteka batarure. Mureke ubusinzi, mureke ubusambanyi, mureke ababavuga, mureke babavuga. Hari igihe bari kukuvuga, bari kukwerekeza kuri Nyagasani, ukareka amabwire. Hari ibintu bitatu byananiye Imana. Icya mbere ntibesha, icya kabiri ntivuguruza, icya gatatu Imana irinda ijambo ryayo. Ibintu byose itangazo, ibintu Imana yavuze bigiye gusohora. Ibintu Imana yavuze, Bibiliya iravuga ngo kuko ari nta jambo Imana yavuze ngo rigirute umva. Ibintu Imana yavuze byose bizasohora. Hatavuyeho na kimwe. Cyaba ari cyiza kizasohora, cyaba ari ikibi kizasohora. Ahubwo gahunda ni ukubaha iki? Uwiteka. Nubwo waretswe, wararetswe
wararetswe. Umva ukuntu waretswe. Umugabo ari kurara ukwe nawe ukarara ukwawe. Wararetswe. Ariko Uwiteka akunyuzeho. Uwiteka arakugaruye. Arongeye agusubije mu nzu. Arongeye agusubije mu nzu. Imana idufashe cyane. Iyi nyoko ko yakwanze. Imana irabizi ko yakwanze. Abantu bajye barakwanze. Bakohereza amahembe ku manywa, bakakohereza saa sita, bakakohereza nijoro, bakazana imiti bakajugunya hejuru kugira ngo ubwenge bucanganyikirwe. Ariko Yesu Yesu tuvuga, Yesu kiza, Yesu tabara, arabinesheje. Kumbura komera, ushikame, mureke inkuru, mureke amatiku, mureke ubugambanyi, mureke ishari, mureke kuvuza induru, insengero zirakinzwe. Yesu Kristo ko yararejo, na n'uyu munsi niko agize ute, niko ari. Bibiliya iravuga ngo mureke icyo mwumvise kigume muri mwe, muhereye mbere na mbere. Ngico mwumvise n'ikigume muri mwe, namwe muzaguma muri uwo mwana no muri se. Imana idufashe cyane. Nubwo wanzwe, soze cyigisho, nubwo wanzwe ukarekwa, ariko Yesu Kristo azagushumbisha amahanga yose. Akunyuzeho arakurokora, akunyuzeho aragutabara, akunyuzeho asanga wigaragura mu ivata. Aravuga ngo ubaho. Ubu ntabwo uriho kubw'abantu, ntabwo uriho kubw'ubuzima, aho kuriho kubw'ubushake bw'Imana. Ndagira ngo mbabwire ngo izina rya Yesu rifite imbaraga. Izina rya Yesu rirakiza. Izina rya Yesu rivana abantu mu businzi. Izina rya Yesu rivana abantu mu busambanyi. Izina rya Yesu rivana abantu mu kubesha. Nanjye hari igihe nihebye, ngera mu kaga gakomeye, ngera mu bintu bikomeye. Noneho umurozi arambwira ngo sinzabyara. Ambwiye ngo sinzabyara. Numva ijwi rivugiye mu matwi yanje rivuye mu ijuru. Numva umugabo avuganye nanje arambwira ngo Mapendo, twubaha Imana Jean Pierre, ngo humura, uwo muntu ukubwiye ngo ntuzabyara uzabyara. None ubu mfite abana 10. Ubwo Yesu arashoboye, afite imbaraga, afite ubushobozi. Nigeze kuburara ndi umugeni, turaburara. Dushaka aho dukora akazi turahabura, dushaka ko tujya gupagasa turahabura. Njyamye ari nijoro, umwuka wera aransanga arambwira ati Mapendo, uhereye none nubwo uri kuburara, ariko igihe cyuzageramo ntabwo uzaburara. Nzagutunga, nzabana nawe, nzakugirira neza, nzakuyobora. Imana ishimwe. None mfite abana 10. None nongera kuburara. Abana 10 sinongera kuburara. Imana ifite imbaraga, Imana iragabura. Tujya kubera Imana, tukambara kubera Imana, abana biga kubera Imana. Dufite Imana. Imana yigisha abana, ikabigisha, ikabagaburira, ikabaha imyambaro, ikabaha minerivare. Yesu ashoboye byose. Ndagira ngo humura. Yaguhanuriye mu izina rya Yesu. Nawe ushobora kuba wihebye, wenda ufite umwana umwe simbizi, wenda ntawe ufite simbizi, ariko Imana ishobora byose. Ndaguhanuriye mu izina rya Yesu. Ndagira ngo mbabwire ngo Imana yagaburiye, yaremeye, yemera ko mburara ndi umugeni. None ubu tuvugana dufite abana 10 n'umugore. Haleluya. Tukifuza ku gihe, tugatanga mituweli ku gihe, kubera Imana ishobora byose. Ndagira ngo mabwire ngo wewe utari wahinduka, izera imbaraga z'Imana. Hindukira. Yesu arashoboye, Yesu arategeka. Nigeze kubura amafaranga 2,000 byo gukodesha inzu. Haleluya. 2,000 gusa ndabibura. Banyitsura mu nzu, ibintu birakomera, ndabibura. Ariko nsenze, Yesu arambwira ngo humura, ibyo 2,000 by'urukubura ntabwo uzongera kubibura. Haleluya. Ndagira ngo mbabwire ngo niyo utabona miliyoni, niyo utabona amamiliyari, ariko icyo kugutunga kirahari. Icyo kugutunga kirahari. Yesu aragifite. Yesu afite abantu. Twarasenze, Imana irambwira ngo uzaza urya kubera njyewe, wambare kubera njyewe. Haleluya. Yari ifite ibiro 75, biramanuka bigera kuri 35. None ubu tuvugana, Yesu yarongeye arabikora, mfite ibiro 95. Imana ifite imbaraga, Imana ifite ubutwari, Imana ifite icyubahiro. Ndagira ngo ntangarize isi, ndatangariza abantu,
nibahumure, Imana yacu iracyakora. Yesu Kristo ari ku ngoma, Yesu Kristo ari ku ngoma, yaratsinze arambika aburaga imanza akazirangiza. Umva ndaguhanuriye, ndabona hari abantu bafite ibibazo bameze nk'ibyaba biri muri ambutiya, ariko ibyawe Imana igiye kubikura muri ambutiyaje. Imana igiye kubikura muri ambutiyaje. Ndagira ngo ngubwire ngo wararetswe, urangwa, bagushyiraho igisuzuguriro, ariko Yesu Kristo wizeye, Yesu ufite imbaraga, Yesu nesha aragutabaye. Kandi ndagira ngo ngutangarize ko mu ijuru dufite Imana, mu ijuru mbere y'Imana mfite umuntu umvugira, ni umukuru w'abatambyi kandi yitwa Rukundo. Hari igihe nari ndwaye bikomeye, madamu wanje ararwara ibisebe biza umubiri wose, baramuroze ibisebe biza no mu maso arahuma, birahuma. Tugiye mu butayu, biratubwira ngo tuje mu butayu. Tugeze mu butayu, Imana yohereza umuyaga urahuha cyane, uko uhushe urahuha, bya bisebe bigenda biri kuma, ku mudamu wanje bigenda biri kuma, yari yarahumye arongera arahumuka. Imana nawe ibyo biri kukuza, ibyo biri ku mubiri wawe, ibyo byaje ndi kubona, ibyo bari kukoherereza umubiri wose ugahindangana, ukazaho ibisebe, ukazaho ibibyimba. Yesu ashobora byose, Yesu ashobora byose. Ndaguhanuriye mu izina rya Yesu, Uwiteka gutabare, Uwiteka kumvire, Uwiteka kuneshereze. Nubwo waretswe, wararetswe, ye mugabo wararetswe, ye mubyeyi wararetswe, wa mukobwa we wararetswe, ubukwe bwawe burapfuye inshuro imwe, ebyiri, eshatu, enye. Ndagira ngo nguhanurire mu izina rya Yesu, ndagira ngo nkubwire ngo nubwo biri guhora birapfa, ariko ntabwo bizongera gupfa, ntabwo bizongera gupfa. Ubwo bukwe ntabwo buzongera gupfa. Bwarapfuye urataha, urongera burapfa urataha, urongera burapfa urataha. Ariko Yesu aravuze ngo ntibizongera gupfa, ntabwo bizongera gupfa. Ubuzima bwawe Yesu arabuzi, ibyo wanyuzemo Yesu arabizi. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo nubwo waretswe, Uwiteka agiye kugusumbisha amahanga. Nkwifurije gutunga Imana, ugatunga izina rya Yesu muri wowe. Umuririmbyi yaravuze ngo numara kumwemera nk'umukiza wawe, uhamye mu bandi ibyo yagukoreye. Haleluya. Ndagira ngo nkubwire ngo Imana yacu irakiza, kandi Imana yacu iratabara. Imana yampaye urwo rubyaro, baravuze ko ntazabyara, nawe izaruguha. Imana yangirije umudama aremvye, yarazanye ibisebe ndetse akanahuma, Imana nawe izagukiza. Ubwo bukwayi Yesu arabushoboye. Ndagira ngo mbabwire ngo Imana ibaha umugisha, kandi bakomeze, kandi barwanirire, kandi ibyo abantu babatekerezaho ntabwo ari Imana ibatekerezaho, ahubwo mu ijuru icyubahiro kibi cy'Imana ibihe byose, ingoma yayo yongere. Imana idufashe cyane. Umuntu wari kubaganiriza ijambo ry'Imana yitwa Evangeliste Mapendo Jean Pierre. Twubaha Imana, Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Kandi nawe wumvishe buno butumwa, bugira aho kuvana, bugira naho gushyira. Ibyo basabye nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Niba waransengeye n'umwana mfite imyaka 12, nkaba mfite imyaka 40 n'itatu, Imana iri gukora. Natangiye guhanura mfite imyaka 8. Ubu tuvugana ngize imyaka 40. Ndagira ngo mbatangarize ko ntangariza isi, mbabwire ko umuntu w'inyuma ashobora gusaza, ariko uw'imbere ntagasaza. Uw'imbere ntabwo asaza, nubwo hari igihe tugeramo tugaceceka. Ndagira ngo mbabwire, n'umubwiriza yaravuze ngo hari igihe cyo kuvuka n'igihe cyo gupfa, hari igihe cyo guceceka n'igihe cyo kuvuga. Hari igihe tubona ibintu ari akavuyo, ukabwira Imana uti reka mbe ncecetse, ugaceceka, ikaguhishurira ugaceceka, ikavugana nawe ugaceceka. Ibintu byose ntabwo bivugwa, muramenye, ibintu byose ntibivugwa. Hari ibwiru, hari amabanga yo mu mwuka. Haleluya. Amen. Nikomeze ku rutare, n'ahandi n'umusenyi, n'ahandi hose n'umusenyi. Nikomeze ku rutare, n'ahandi n'umusenyi, n'ahandi hose n'umusenyi. Nikomeze ku rutare, n'ahandi n'umusenyi, n'ahandi hose n'umusenyi. Nikomeze ku rutare, n'ahandi
n'ahandi n'umusenyi, n'ahandi hose n'umusenyi. Abantu bampinduka ariko Yesu ntiyaduhinduka. Yesu twizeye, Yesu twakurikiye, Yesu turi kumwe, Yesu dukorana nawe mu myaka Yesu tumaranye. ariko mu myaka Yesu tumaranye yahinduka. Ntabwo ahinduka. Haleluya. Amina. Amina. Shimwa gitare. Cyubahiro. Haleluya. Bakande sabone, bakande Uruwiteka. inkunga zanyu. Haleluya. Mwivuga butumwa. Asante Yesu. Imana igitera inkunga. Yego. Uturindira ubugingo. Uyima. Data. Kirive muri mukecuru. Komeza rimuhumurize. Ibyo nta mumarira weho bimumarire. Amina. Utamuha weho bimuhe. Ngo. Yego data wa twese. Urakoze kubyumvise. Yego mwami mwiza. Kubikoze mu izina rya Yesu. Kristo. Amina. Amen. Ya. Tubereye ku rugamba. Amen. Asante mwami. Amen. Mane kumwe. Murakoze. Yes.